umwaka ushize nari mwahomboye ngo ari no kugerageza ngo kuzakorera nongo atari ivumbi kinabwira abafana banjye nanjye ndingage nabone ingage ivumbi twe tuzarizana mu mufuka sibyo abafana banjye babe beri tayari kwinjira kuri stage mu buryo bumwe nk'abahigi biruka urumva ariko hakaba hari n'abandi babigerageje bakora stage ku buryo batoya buryo bakora stage iryoshye nka Benoviyo nazano mu minsi mike nabonye stage ze ni stage utakwibagirwa ubwo mbere ngaragayemo ariko njye ntushidikanya so icyo nakwizeza abafana banjye cyangwa na promising abanyarwanda muri rusange ntibanshidikanyeho cause kuri stage ibyo nkora bingana nk'ibyo nderivaringa ku bantu banjye ntabwo bafite pe na bukeya aba bantu bose mubona ni abaji banjye ni basaza banjye ni abantu dukorana akazi ni abantu bose ndabarusha kuririmba. First of all, I'm not afraid of them. You know me, Marina the baddest. Biyemera ariko barabimbwiye I'm pretty sure ko bafite ubwoba, but me, I'm not afraid. You know me. Yarabaye harimo mama samba, so iyi ni inshuro nk'iya gatatu I guess naganishije mbere oya no hari yarabartiste basanzwe gutya nkuko bimeze nuko bavuzemo ikintu gishyashya rero first of all kuba ndi muri iwacu na muzika sindi kubara imyaka agenda itambukamo ntazamo ariko nicyo gishyashya nicyo kintu kiri special like look at me ibaze nawe Marina kuba amaze iminsi atabona n'abafana be atabaririmbira bataganira and then boom ugahura kuri stage I think ko mumeruka ikindi ntari fiancé urumva nabyo ni bishyashya koze mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Eko Bloom TV ndo wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye murambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo kandi buri gitabo kigira page kandi buri page kivugaho ukwayo uyu munsi wa none tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 turi Kigali The Light Hotel yo niyo page tugiye kuba tuvugaho ariko kandi twaje mu kiganiro n'itangazamakuru n'abahanzi batandukanye ndetse na Primus yateye inkunga igitaramo na EAP nanone itegura iki gitaramo ndakubwira iwacu na muzika cyangwa se ubyite MTN iwacu na muzika 2026 tuje kuganira n'abahanzi batandukanye barimo Chris Eazy barimo Rosikana barimo ari Marina Debora barimo Bushali n'abandi benshi bagiye batandukanye abo nibo tugiye kuba tuganira muri ikiganiro n'itangazamakuru twumva imigabo n'imigambi ndetse n'udushya ibintu bigiye bitandukanye bazakora aho ubwo bazaba bari kuzenguruka igihugu hose ni igitaramo kigiye gukorwa mu minsi mike iri imbere birumvikana ni mu mpeshyi yageze kwezi kwa gatanu kwa gatandatu iyo tukugezemo already igitaramo biba bigomba kuba tukaryoherwa kuva i Kigali kugera Ngororero Rubavu gukata zahuye hose aho hazaba hazenguruka MTN iwacu na muzika nkwibutsa neza ko iki nicyo gitaramo gisa na hari kinini muri uru Rwanda gikorwa na AAP kubera ko navuga ko ubundi bishatse kugira ngo abantu babyumve neza cyasimbuye Guma Guma okay nago mbikonfirmye ngo cyasimbuye Guma Guma ariko ubirebye nicyo cyasimbuye Guma Guma Primus Superstar kubera ko yarahagaze ariko MTN iwacu na muzika abariyo izanwa cyangwa se ikorwa so bivuga ko rero abanyarwanda bose bategereje iki gitaramo kugira ngo baryoherwe n'abandi bahanzi gusa abanyarwanda bakibaza bati se ibitaramo bigiye kugongana mu mujyi wa Kigali turaza kubikontorora gute mu Rwanda hose dutegereje cya The Ben na Bruce Melody dutegereje cya MTN iwacu na muzika wasanga hari nundi nawe uri gutegura ikindi tutazi so ibyo byose nibyo tugomba gutegura so rero
hano kuri Kigali The Right Hotel hamaje kugira abahanzi batandukanye, abanyamakuru bo benshi bo bamaje kuhagera, aba content creator bose bamaje kuhagera, ariko kandi isaha y'isa 5 yurageze ikiganiro n'itangazamakuru kitari tatangira, kandi twahawe isaha y'isa 4 zuzuye. So turibaza ngo niki cyabaye cyatumye bakererwa isaha yose. Ibyo nabyo turaza kuba tubimenya mu kiganiro n'itangazamakuru. Ikaze rero muri ikiganiro kuri Bloom TV ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, yaba TikTok, Instagram ndetse na YouTube, hose turaza kuba turi kumwe kugira ngo umenye icyavugiwemo hano ndetse n'udushya cyangwa se ibyo bazakora birinze kuririmba muri iki gitaramo cya MTN Iwacu na Muzika Festival. Turatangira twakira abafatanyabikorwa bacu baduherekeje muri uru rugendo rugiye kuba ku nshuro yarwo ya gatandatu. I think now it's time for the artists to become n'abahanzi bacu kugira ngo babibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Chris Eazy, and nishimiye kuba ndi hano. Ndashimira abanyamakuru uri hano wese, and thanking so much our sponsors. Thank you so much for believing in Rwanda music. We are here not to disappoint you. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye banyita Bushali Bushido. Mbere na mbere ndashimira EAP, ndashimira na MTN, ndashimira n'itangazamakuru. Nanjye ndi tayari, turi kumwe 5 kuri 5. Ibibazo. C'est Marina. Nanjye nagira ngo mbabwire ko I'm ready. Ikintu turi kumwe 5 kuri 5. So thank you all for coming. And special thanks to our thank you so much. I'm so happy to be here. Yo, it's a Shanba Sugarman, Big Man, Namawana Davis T. Media, what's up? Mambo vipi? Yeah, it's a Shanba Sugarman, Big Man. Nishimiye kuba ndi hano ku nshuro ya mbere mu Iwacu Muzika Festival, MTN Iwacu Muzika Festival. Nishimiye kuba ndi hano. Yeah, so I hope ko turi buze kugirana ibibazo byiza n'ibisubizo byiza n'ibihe byiza. Thank you. Mwiriwe neza. Nitwa Ruskana. Nishimiye cyane kuba ndi hano nk'umuhanzi uzagaragara muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nshimira ubuyobozi bwa EAP bwangiriye icyizere ko nshobora kuba part of this. I'm very excited. Mwarakoze cyane kuntekerezaho. Ndashimira media yitabiriye. Ibisigaye no kuzareba uko bizagenda, kandi turiteguye kubigenza neza. Mwarakoze cyane. Yego. Ngira ngo uyu mwanya n'ubundi ubuyobozi bwa EAP bwahita buduha ishusho y'uyu mwaka kugira ngo tuze kujya mu mwanya wo kubaza ibibazo, ariko dufite amakuru. Ishusho ngari ya MTN Iwacu Muzika uyu mwaka ahizanyura, icyo twiteze ndetse n'imyiteguro kugira ngo tuze kugaruka noneho tujya mu mwanya w'ibibazo ntituzi gutinda. Ku ishusho ngari mbanje guhera nk'uko mubibona, hari abahanzi babiri tutari kumwe hano, ayo Kenison na Kevin Kade. Tumaze ibyumweru 2 baratse uburenganzira bwo kutazaboneka kuri uyu munsi. Hari ingendo z'akazi barimo, bari barabitubwiye ko kuva ku wa gatandatu batazaboneka, ariko tumaze igihe tuzi iyo tariki yabo. Aho bari nabo nyuma ya press conference baraza kugira icyo batangaza ubwabo. Icyo ni kimwe, ariko mu rugendo tuzagendana. Yeah. And let me say it in English. We are missing 2 artists right now.
Kenny Sol and Kevin Kade. They request for permission not to be available today because they have some other duties, and but they are going to communicate right after this press conference. Ubwo ngarutse ku rugendo dufite, nkuko mubizi dufite urugendo ruzamara amezi abiri, ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu rukarangira ku itariki ya 1 z'ukwa munani. Ni urugendo ruzajya mu turere, mu ntara zose z'u Rwanda, mu turere 4 nako mu turere 7, aho tuzahera i Huye tukajya i Muhanga, tukajya Karongi, tukajya i Ngoma, tukajya Nyagatare, tukajya i Musanze, tugasoreza Rubavu. Ni urugendo tuzaba turi kumwe n'abahanzi bose uko mubizi. Ni urugendo kuri inshuro hari byinshi bizahinduka mu mitegurire yacu, muzabibona mu bijyanye na stage, urubyiniro dushaka gukora kuri inshuro. Noneho ni urubyiniro rufite standard iri hejuru, nicyo twabateguza cyane, kandi ikindi gishya kizaba kirimo nuko tuzaba dufite abafatanyabikorwa bandi bo mu turere PSF zabo, aho tuzaba turi kumwe nabo bazanye ibikorwa bitandukanye byabo mu kwamamaza bitewe n'ibikorerwa mu karere runaka. Icyo ni kimwe. Hanyuma kuri inshuro nashaka kugira ngo dufatire umwanya wo gutangaza ikindi kintu gishyashya kizaba kiri muri MTN wacu muzika kuri inshuro. Nkuko mubibona ku bufatanye na Primus, hari urugendo rwabanjirije uruturimo rwamaze imyaka 8 rwa Primus Guma Guma. Urwo rugendo mwararukurikiye, bamwe muri mwe mwari batoya ariko nabo mwararukurikiranaga icyo gihe. Kuri inshuro rero ku bufatanye na Primus hari ikintu gishya Primus yongeye muri iri serukiramuco. Ikintu gishya yongeyemo nuko yifuje yuko abatsindiye Primus Guma Guma bazitabira MTN wacu muzika. Ibyo tubitangaje ku mugaragaro. Ndaza guha umuyobozi wa Primus hano nawe agira icyo abivugaho. Ni ukuvuga ngo muri Bukare hari umuhanzi umwe watuvuyemo, ariko nkuko mubizi tuzakora mu burere 7, kandi n'abahanzi bari batwaye Primus Guma Guma ari 7. Hari ibyo rero tumaze kubishyira ku murongo, abo bahanzi bazitabira iryo serukiramuco. Ni ukuvuga ngo wenda mbona bari kongana ngo Urban Boys aboneka, na Platinum wazahagararira Dream Boys, n'abandi na Bruce Melody, Riderman, Comedy Knowless, bose bazitabira. Ubwo tuzagira n'umwanya wo kwibuka watuvuyemo. Uzaba atagihari mu bitaramo tuzagenda dukora nk'umuhanzi watwaye Guma Guma. Abo bahanzi rero ni ukuvuga ngo muri buri gitaramo tuzajya tuba dufitemo umutumirwa. Azaba ari umutumirwa, ari umushyitsi waje muri wacu muzika, muri MTN wacu muzika nk'umutumirwa muri buri gitaramo, muri buri event. Azajya aza umutumirwa wacu kudusangiza ku mateka y'urwo rugendo, uko byari bimeze n'ukuntu umuziki w'iki gihe umeze. Urumva rero twafatira umwanya wo gushimira Primus ku bw'icyo gikorwa yatangije n'ubu ngubu igikomeje. Ku bindi nk'uko mubizi mu ntara harimo kugenda, twebwe dukora event yo kumanywa murabizi, itangira saa 8 z'isake kugera saa 1.
ni urugendo twifuza kuzagendana namwe, twifuza kuzagendana namwe mwese n'abahanzi bazaba bahari. Ni urugendo rufite icyo ruzahindura ku muziki wacu. Nk'uko mubibona, uko imyaka ishira hagenda haza n'indi generation mu muziki. Twebwe ntabwo tugifata nk'abano bahanzi nk'uko mubita ngo abahanzi bato. Oya, nta muhanzi umara imyaka 5 akiri mutoya. Ni abahanzi bakuru, ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bafite ibyo bakoze, bafite n'abakuru babo bafite ibyo bakoze. Ubu navuga ko hari uko imyaka igenda ishira hagenda haza n'abandi bahanzi bavuka, ariko noneho nyuma y'imyaka 5 barashoboye kuba bakora tuwa nk'iyi ngiyi bayikora. Niyo mpamvu twabagiriye icyizere, ariko Primus yongeramo ubufatanye n'abakuru babo. Bivuga ngo nicyo twababwira wenda mu rugendo tugiye gutangira, kugira ngo nabyo mubimenye. Wenda nyuma yo twaza kwakira ibibazo, kugira ngo ibibazo bitangire. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, naha ushinzwe uhagarariye Primus kugira ngo akonfaminge icyo kintu cy'abartiste ba Primus ku maguru. I was saying, buddy, yeah, we want to thank Primus, how they support the industry, and how you decide to bring on board the Primus Guma champions. And I would like you to tell them something about that. Thank you. Thank you, Joseph. So, first of all, we're very proud to once again be sponsoring MTN Watch Muzika. Every year we've seen this platform grow bigger, attract more Rwandans, and generate greater excitement. And as Joseph was mentioning, this year we wanted to make it even more special and more exciting. So we are very proud to announce that Primus will be bringing Guma champions as special guest performers across the tour. So we'll be having Bruce Melody in Ngoma, Urban Boys in Rubavo, No Less in Muhanga, Riderman in Musanze, Dream Boys in Huye, and Tom Close in Nyagatare. So get ready for bigger performances, bigger excitement, and we can't wait to enjoy this season of Iwatch Muzika 2026 together with you. Thank you. One more applause, ladies and gentlemen. Ibintu si byiza se? Okay. Yeah, and also I want to give it to MTN to say something about the festival. Murakoze EAP. That's all I know about Kenya, Rwanda, so I'll continue in English. First of all, another edition of MTN Iwachu Muzika. We are so honored and so happy to bring about the new one in 2026. I think for MTN, the last 1 week has been all about music. And if you've been following, not only Iwachu Muzika, we have launched our Nicho Jihe campaign with a song. Okay, Nicho Jihe, I don't know how many of you have heard. Can you guys raise hands, people who have heard the song? Do you like it? So please go, people who have not heard, please go ahead and ensure it's on YouTube. Please see the video. It's about our journey as MTN with Rwanda, and as well as celebrating Rwanda through music. We also have launched the Caller Tunes Awards, okay, and this is going to be an exciting journey along with Iwachu, okay, wherein we are asking all Rwandans to vote their, their favorite artists, okay, and we've got amazing prizes to be won for the artists in the next 2 months. So all these things, what we've done, whether it's the launch of Nicho Jihe as a campaign, whether it's the Caller Tunes Awards, whether it is Iwachu Muzika, MTN believe that in Rwanda music binds everyone. That is why MTN has always been focused on promoting music all the year around. Iwachu Muzika is our flagship sponsorship
Okay, and we've been doing this for the last few years. We really love to see the excitement that happens across the country when people entry fee. Okay, for people to watch, it's complete democratization of music. So anybody who's interested to hear that day are most welcome to just walk into the arena to watch and our favorite artists. This year, I'm hoping that it's going to be even more exciting than the last year, even bigger than the last year. Whatever mistakes we made, I'm sure we'll get corrected this year. Okay, and it will become all the more exciting. From MTN standpoint, we do not take this event for granted. Every happy face, every little child. When I go to Iwachu, you see the first row is always booked for the children. Okay, and they're the biggest dancers. Okay, they are the future of music, they're the future of MTN, they're the future of this country. So it feels amazing to see everybody participating, coming in flocks. We will continue to promote music because music transcends language. I can't speak Kenya, Rwanda, but the Rwandan music gets me, okay, which is great. All these artists, even I don't understand what they're talking about, but when they sing, it touches my heart, right? So music transcends time and language, okay, and that's the most beautiful way to celebrate this country. So we'll continue to support, okay, and take your feedback and get better and better and better. Thank you so much. biciye mu magambo make arimo arashimira avuga n'urugendo no gukunda umuziki nubwo abatabyumva neza ngo bimukora ku mutima urumva ko na beat zikora ku mutima. Ikindi rero avuga ni kuri Colatune ikintu MTN balaunchinze ejo bundi hari award y'abahanzi bari muri Colatune bivuga ngo muri urugendo tuzagira Colatune tuzaba turi kumwe nabo bivuga ngo harimo no gukangurira abahanzi gukomeza kubatora kugira ngo ibyo bihembo bya MTN bya Colatune bazabyegukane kuko harimo amafaranga harimo 12 igihembo gikuru bivuga ngo rero harimo kuba twakangurira abanyarwanda gutora abahanzi babo kugira ngo nayo mahirwe nayo mafaranga tuzabona umuhanzi wacu wazayegukana. Reka mena BPR mu rugendo rwacu tugiye kugendana rwa MTN wacu Muzika igihe kibitubwira. Good afternoon once again. So my name is Patricia. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship. As I mentioned earlier, we are so excited to be part of this big festival as BPR. It is our first time to be, of course, part of it, but we do know all about it. We've seen what has been happening in the previous years. Why are we taking part? We want to take part in this festival because we want to get closer to our people. BPR Bank has been around for 50 years. Last year we celebrated 50 years. But we haven't really had a chance to move around the country to talk to our customers. We do have a big network. We cover we have 73 branches all over the country. We have many ATMs, around 59. So our bank is accessible in most of the towns that we'll be going to. But for us, it's a chance to connect to our people, to get them to know more about our products. We have very good products, digital products. We have a mobile loan where someone can borrow 1 million very quickly without a hassle. So we want to push more of these products. We have our, we can find our services on the phone. You just have to dial *150# and then you'll be able to access our services. We know that there are so many people that are not banking. There are many people in the different towns that don't use banks. So we want to get more people on board and get them to join this trusted bank, the People's Bank. We're all about people. We're for people for better. So we really want people to join us and get more access to our products. And of course, later on, there will be other products that will be revealed as we get into the festival, which we can't disclose now. But we're excited. We're coming to you with new products. Thank you very much.
ndatekereza ari umwanya wo kuba twatangira ibibazo. Murakoze. Ushize hajemo ibikorwa by'igemo byihutirwa by'igihugu, ariko n'ubu ngubu navuga ko biri ku murongo, nta kibazo dufitanye nawe, nta kibazo afite, nuko badahari yari yarabisabye kandi abisaba navuga mu byumweru 2 bishize. Nta rindi banga ryo gukorana na Primus, nuko nkuko bivuze kuva 2011, I think ahubwo ni kuva 2008 tugendana mu rugendo, nuko ntabwo turabatenguha mu byo twababwiye, mu byo twemeye gukora, mu byo bifuza ko dukora mu bufatanye bwacu bwa buri munsi. Nta kibazo na kimwe kirabamo kugira ngo tube twatandukana. Ari nabyo twifuza n'abandi bafatanyabikorwa na MTN, tumaze kugendana urugendo rw'imyaka 4, tutangiye umwaka wa 4, bivuga ngo nabo twifuza kuba twakomezana nabo n'urundi rugendo. Na BPR ije muri entertainment, tugomba kubereka ko ibyo bifuza kugeraho, ibyo batekereza kugeraho, ibyo bashaka muri entertainment kuko bazabibona, kugira ngo nabo tubashe kugendana urundi rugendo rw'igihe kirekire. Nta rindi banga rero, imikoranire, ibyo uvuze ukabikora kandi ukabikora mu gihe gikwiye. Murakoze. Yes, thank you. I had very good translation here. So answering your question, Primus believes in the power of music in bringing people together, and we've seen this throughout our journey. We've seen Rwandans getting together through music, and this spirit of togetherness is part of Primus brand. It's part of the DNA. We want to bring people together, and this spirit lies at the heart of our brand and at the heart of the festival of Iwatch Muzika. This is why our partnership continues to grow and expand. Thank you. Turimo gukora Iwacu Muzika, so twe dukeneye indirimbo twe dukeneye gusohora kuri album zagomba kuba recorded muri US, niyo mpamvu adahari. Tumva ari icyo ngicyo nabasanga. Murakoze. Ashimira EAP, nkanashimira abafatanyabikorwa muri rusange. Kare hari umuntu twahoze tuganira arambwira ati ariko aya mazi ko hari abantu batanywa amazi hano ubwo biba bimeze bite. Ntabwo yarashatse kuvuga ahangaha, ariko nk'umwaka ushize hari abo twagendanye mu birendo ruzenguruka nyine turere twaciyemo, bamwe bakavuga bati abafatanyabikorwa byaba byiza noneho natwe bagiye batureba, noneho rya vumbi twatewe na King James tukareba uburyo turimanura. So nakari kanyuzemo. Hanyuma ikindi nakibazaga EAP, twabonye abahanzikazi bagaragara gake cyane. Umwaka ushize twari dufite Airways, uyu munsi harimo Marina. Ni ikibazo cy'ubuke bw'abahanzikazi cyangwa ni ikibazo cy'ubushobozi bwabo kujya muri ibi bitaramo? Hanyuma ikindi nsorezaho ni nk'impungenge twagiye tubona ibi bitaramo bizenguruka igihugu, usanga nyine akenshi tworohereza ababireba kubibona nyine ku buntu nta wishyuye. Hanyuma rero nkaba n'undi wese ashobora kwibaza, ese nta gihe kizagera noneho ba bantu bakurikira ibitaramo byacu cyangwa se by'abahanzi, wenda Davis yajya gutaramira hariya ntibaze bitewe n'uko yagiye kubishyuza kandi bamenyereye kubireba mu buryo bworoshye? Ngo izo mpungenge mfite niba hari icyo muzitekerezaho mwaza kudusangiza. Murakoze. Urakoze. Ku kibazo warubajije reka mbanze mvuye ku cy'amazi. Amazi yo turi kumwe na Vitaro kuri Inshuro, ariko urabona ko harimo n'agasembuye ngo iryo vumbi uzarimanura neza, ariko noneho kuri Inshuro turi kugeza kutajya mu ivumbi. Ku kindi warubajije, hari n'imbogamizi, turimo turabitekereza gukora ibitaramo byishyuza. Igihe kirageze ahubwo hagiye havukamo imbogamizi zo kuvuga ngo aho tugenda dukorera
hanze mu turere dutandukanye, hamwe hari amasitade, ahandi ntabwo yari ahari, ariko ubu ngubu turimo turagerageza kubanza kubona ko twakora ibitaramo byose mu masitade, kuko hamwe haba hafunguye harangaye, ahatiye rero ukabura uko hamwe wahakorera kandi abantu ari benshi cyane. Hamwe se turishyuza, ahandi ntitwishyuza, ariko ni uko turi kureba uko twakora mu masitade afunze gusa, nk'uko mwabibonye i Muhanga ko twabonye stade, i Rubavu bikunda, i Musanze bikunda, ariko nka Ngoma ntibyakundaga. Turimo turareba ko twabasha kubona stade, Nyagatare ntibyakundaga, habaga ari ahantu mu kibuga harangaye. Rero ibyo byose bikatubera imbogamizi, ariko mu gihe imbogamizi zaba zakemutse, nta kabuza tuzatangira gukora ibitaramo byo kwishyuza. Nabyo biri muri gahunda dufite, ariko tumaze kureba se ku rwego rw'igihugu hose twabikora bigakunda, kuko ntabwo wabikora hamwe ngo ahandi ubireke. Icyo nacyo cyari gisigaye nk'imbogamizi, ariko iri gukemuka ngo byose bijye ku murongo. Ikindi kibazo warubajije ku buke bw'abahanzikazi, ntabwo ari abahanzikazi gusa nk'uko mubibona, kubasha guhitamo abahanzi 7 mu bahanzi bose dufite biragoye. Dufite abahanzi benshi cyane, hari abari hano, hari n'abifuje kuba hano, hari n'abifuje ko twagendana, ariko ntabwo kubera umwanya tuba dufite wo gutegura igitaramo, tugira amasaha makeya. Niba dutangira saa 9 kugera saa 12 saa 1, kuba twategura abahanzi benshi ntabwo byadukundira, ariko turi kureba uburyo ese mu myaka iri imbere dushobora kongera n'amasaha, tukiganira n'inzego zitandukanye, kuko mubona ko dusoza saa 1 saa 1 n'igice, ariko dufite kuba twageza twakora n'umubare na cya kibazo kigakemuka. Thank you so much. My name is Amos. I'm Fresh TV journalist. I would first want to ask 2 questions for Primus, and the rest will be on Bushali. First and foremost, I would like to thank Primus for always being there, supporting our music industry since great seasons from Primus Maguma Superstars, and still now we've watched the Muzika Fest. You played a very big role in this industry, and we thank you for that. And thank you so much for this opportunity, but I would like to ask you a question. Recently you launched a new Vital water, which is very natural, and are we going to get them at the venues where we shall travel with the artist? This is my first question. And the second, through all those seasons I've mentioned above, what keeps motivating you to support the music industry here in Rwanda? And by the way, congratulations for King James. You sold out within 3 days. Congratulations for that. Such a big impact you played in this industry. Of course, it's always appeared everywhere you pass around. So Primus, you're always there, and you shall always be their hope. So, questions: what motivates you to always support the music industry, and what you've experienced through all those journeys you've spent with our local and international, like maybe artists? So that's my question. And the rest on Bushali. Bushali mu minsi ishize twabonye like navuga nyine season iherutse ya Iwacu na Muzika Fest bigaragayemo urumwe mu bahanzi bari energetic cyane nyine ku stage cyane. Twabonye icyuho cya kutaro hari, and this time Bagarutse. Expecting iki kuri Bushali no kuri Nocuro, noneho urakunzwe mu ntara aho bazajya hose, abafana bawe byemwe kuruza no kureba nibi ngibi n'icyo uri kubabwira. Thank you so much. Let's take a look back at Primus. This is the oldest beer brand in the country, 67 years old. Throughout, it stands today as one of the biggest shapers of the industry, of the music industry and entertainment in Rwanda. And we do so because we believe in the power of music and bringing Rwandans together. This is part of the brand DNA and our brand values. We believe in genuine connections, in bringing people together to share nice moments, to share laughs, to dance together.
So this is why we were always keen on being part of the music industry in Rwanda. The second one regarding Vitalo, yes, congratulations to all of us. Vitalo is now in still format. We had Vitalo Sparkling, you all know it. Now the blue one is the Vitalo Still. It's now available in the market, and definitely it will be part in all the activities that are going to take place during a Watch Muzika. Vitalo will be sampled there and available. Sinzi niba numvise neza warumbajije ngo iyo mwaka ushize mwari mwahomboye. Ikintu cya mbere ndongera nshimire EAP, nshimire Bose mukuru wacu. Nanone hari ikintu yavuze ati ni ukugerageza ngo kuzakorera ahantu ngo hatari ivumbi. Ikintu nabwira abafana banjye, nanjye ndi ingagi, nabo ni ingagi. Ivumbi twe tuzarizana mu mufuka, sibyo abafana banjye babe bari tayari kuzana mu mifuka yuzuye ivumbi. Azaba ari fuego time nk'ibisanzwe nk'uko basanzwe babizi. Nta bintu byinshi navuga kuko nanjye ubu ngubu ndi muri lokale, umfatiranye ndi muri lokale, sibyo? Ariko reka ndangize imyitozo, ibindi tuzabibona show yatangiye. Yeah, thank you. Kubabaza ikibazo kimwe gishaka kugira nabe abahanzi by'umwihariko bo mu Rwanda turabashima iyo ushyize izina ryawe kuri map abanyarwanda bakakumenya birakomeye kuko ni ibintu twagiye tubona tubamo. Ariko abanyarwanda barimo barashinza abahanzi nyarwanda kwinjira kuri stage mu buryo bumwe nk'abahigi biruka, urumva? Ariko hakaba hari n'abandi babigerageje bakora stage ku buryo batoya, buryo bakora stage iryoshye nka Benoviyo nazano mu minsi mike nabonye stage ze ni stage utakwibagirwa. Ebana uko byagenda kose yinjira neza nk'umusazi. Undi muntu wabigerageje n'umuntu bita Kevin Kati, hari stage yakuza za mu cyogajuru ku buryo ubona yuko ari stage nubwo ibindi byapfa ariko uvuga ati umuntu yinjiye neza. Abahanzi amafaranga babaha ni makeya, ko mwinjira ukuntu gusa mwese cyangwa tubahe Benoviyo umyinjirire ihinduke. Ibindi byo ni fresh, ariko uburyo binjira bose binjira nk'abahigi biruka nk'abajya mu bafana n'iki, urumva? So nicyo numva cyahinduka, stage zibukwa, ibindi byose kuririmba, kuba bazwi, biki byose abantu babakunda ni fresh, ariko bashyiremo n'akantu ka fan. Icyo ni cya mbere bari kubashinja. Icya kabiri ni ugushimira abakire bose bizereye mu muziki nyarwanda, MTN, Primus, BPR, Vitalo, tugashimira na EAP. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwose biraryoshye, urabona ariko bitanga akazi. Murakoze cyane. Niki mugiye guhindura kuri icyo kintu? Ubu ni icyabo. Hanyuma mfatiyeho no gusubiza umujene wa Nyagatare na Benova, ni ukuvuga ngo ku bahanzi ba performinga bava mu ntara, ko n'ubundi muri buri ntara tugiyemo, muri buri karere tureba umuhanzi uko yitwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari twe tumuhitamo mu karere, kuvuga ngo abafite ibikorwa ahatuye ahakorera, ushobora kuba uri gukora umuziki hano muri Kigali uva muri Nyagatare, dukorana n'akarere na media yabo n'abapresenta babo, batubwira umuhanzi uhatuye uhakorera umuziki ari nahaba. Bivuga ngo rero koko niba utuka muri Nyagatare ufite ingoma zikomeye, byanga byakunda bazaduha wowe, kuko ntabwo ari twebwe tumuhitamo. Reka muduha gafatanye na media yaho bose hamwe. Kwinjira kuri stage rero icyo ni cy'abahanzi, uko bazinjira niba bazabitegura, kuko buri muhanzi afite ukuntu ategura stage ye uko ari buyinjireho. Icyo bazadusaba twebwe nk'abategura tuzakibakorera, kuko nabwo tugomba kureba n'umutekano wabo, ese barinjira gute, biragenda gute. Ibyo nabyo ni ibintu
twazaganira nabo tukareba buri buryo wese ashaka kubikora, twabona bitanga umutekano kuri we n'abategura, nta kabuza twabikora. Muri RBA ikibazo cya mbere ni EAP, hari ikintu wavuze cy'uko muri gukorana na PSF zo mu bice muzajya munyuramo, ese ni muri bikorwa rizajya riba, ni nagira ngo dusobanurire neza kuri icyo kintu uburyo mwakivuzemo. Ikindi ni ku bahanzi ngira ngo ni ubwa mbere aba Roskana na Davis bagaragayemo, ni iki muzanye gishyashya? Hari ikintu uriya mujene buri kantu yari arimo ashinja bagenzi banyu ngira ngo mwacyumvishe ngo babaye mu zindi sezo, ni iki gishyashya muzanye? Umuntu uri Nyagatare, umuntu uri Karongi, umuntu uri Muhanga yavuga ati nzazinduka ngiye kureba Roskana, ngiye kureba Davis. Kuri Chris's ndamubaza ikibazo gisa nk'icyo bigeze kubaza Bushali. Umwaka ushize ntabwo wari urimo, ariko mu zindi sezo zabanje wari urimo. Navuga ngo ni kirajya gusa n'icyo mbazije, ni iki gishyashya noneho uzanye bitandukanye wenda n'imyaka yashize? Murakoze. Ikijyanye n'ama PSF na PSF zo mu karere ntabwo ari muri kagurishwa, ahubwo abajene babo bafite ibyo bahakorera ku munsi w'igitaramo byo muri ako karere, kuba byaba biri aho igitaramo kizabera. Ntabwo ari mu rwego rw'ubucuruzi bw'abantu kuzana ibikorwa byose bihabera, ariko ku byo turi kuganira no kureba ese abajene bafite ibyo bakora kuri uwo munsi bashaka kugaragaza, nabo bafite ayo mahirwe, hari ababyifuza cyane. Ikindi nagiha icy'abahanzi. Yes, of course, n'ubwa mbere ngaragaye muri Iwacu Muzika Festival, MTN Iwacu Muzika Festival, ubwa mbere ngaragayemo, ariko njye ntushidikanyeho. So icyo nakwizeza abafana banjye cyangwa na promising abanyarwanda muri rusange, ntibanshidikanyeho, cause kuri stage ibyo nkora bingana nk'ibyo nderivaringa ku bantu banjye cyangwa ku banyarwanda bose muri rusange. Ahubwo uri gushaka mvugira amabanga yanjye hano, reka mbike utuntu twanjye nzikorera, ariko muzaryoherwa. Yes, murakoze. Ikintu gishya rero cyo nzanye njyewe ni njyewe mushya uje muri show. So kuva aho MTN Iwacu Muzika Festival yatangiriye ntabwo nari ndimo, so ibyo baririmbaga ntabwo harimo indirimbo zanjye, so nizo nzanye kandi nzazisangiza abantu banjye mu buryo bwose bwiza bushoboka nashobora gukora. So biranagoye cyane kuvuga ngo uzanye iki gishya, kuko turimo gukora ama practice, turi gutegura utuntu twose nyine kugira ngo abantu bazishime. Rero sinzi niba unyuzwe n'icyo gisubizo. Murakoze Akayezu kuri icyo kibazo warumbajije. Precizi this time around nanjye nari nkumbuye abantu banjye cyane. Ubushize ntabwo nari ndi muri Iwacu Muzika Festival, ariko right now biragoye kubivuga mu magambo, ariko mu bikorwa niho tuzabibonera. Haje Precizi wari ukumbuye abantu be, haje Precizi mukuru kurusha uko yari ari ubushize, ufite playlist nini cyane kurusha uko yari hari ubushize. So ni byinshi byiza, practice tuzigeze kure, ibyiza byinshi cyane tuzabirebera muri show. Thank you. Iwacu Muzika, MTN Iwacu Muzika Festival itandukanye n'igikorwa cyabanje mbere, harimo competition, ariko kano kanya twese hamwe tugiye guhuriza hamwe kubaha ibyishimo. You understand? So nifuza ko cyangwa n'icyifuzo cyanjye buri muhanzi wese azashimisha abantu, cause turi muri festival. So ni ibintu dushyize hamwe, so nta muntu umwe ugiye kuridinga, nta babiri, nta batatu, so twese hamwe, so turi gupreparing ibintu bigomba gushimisha abanyarwanda n'abakunzi bacu muri rusange. Murakoze. MTN Iwacu Muzika Festival
muri bagenzi be bari hano ndavuga abahanzi bari hano ninde witezeho competition ndavuga ihiganwa ku rubyiniro muri iyi festival izatangira mu kwa gatandatu ubwo ndajya no kubatera nkunga ndahera kuri MTN you have sponsored this festival for multiple years. How does MTN major return on this investment beyond ticket activations and data bundle sales? How do you measure this return on this investment? Ndajya kuri BPR bank n'ubwa mbere mugiye gutera inkunga MTN Wacu na Muzika Festival. First of all, why MTN Wacu na Muzika Festival and what audience are you trying to reach in these 7 districts? And second question to BPR, are you considering giving out loans to artists? Okay, go kuri Bralirwa ndaza kubaza Bralirwa and Primus have been a fixture of this festival for many years. How does the brand use the festival to strengthen its connection with younger audiences? Thank you so much. Bakoze cyane Dani. Ku kibazo cya element n'abandi no kuvuga ngo abahanzi iyo turi gutegura iyi festival haba busohoka ibintu byinshi cyane inkuru nyinshi cyane uyu abo twaricinze out ni abo turi kumwe cyane ko cyane iyo dukora playlist tuyijyanisha n'igihe n'amasaha tuba dufite ko buri muhanzi agomba kugira iminota performinga kugira ngo tubashe kumanaginga event. Wenda ku zindi editions wenda bazabonekamo ariko kuri iyi ntabwo byakunze. Hari n'abandi twabonye amakozi menshi atubaza uyu bivuga ngo abari kuvuga ibintu byinshi cyane. Ntekereza yuko wenda mu zindi shuro hari igihe mwazababona mu rugendo tuzaba turimo. Murakoze. Ubwo naha barukurikijeho Chris Eazy ikibazo. Murakoze. Umugenzi wanjye Davis hari ikintu yari yavuze yuko mu by'ukuri iyi ntabwo ari competition ariko nanone ntibibuza kugira ishyaka ryo gukora ibintu byiza. So I really hope yuko buri wese uri hano muhanzi bari hano biteguye kandi icyo bari guharanira no gutanga the best they can do. So niwe Chris uri hano nanjye ndi ready gutanga icyo mfite cyose. Ubwo Davis D, Kenny Soul, Kevin Kade nabona uko nguko ntekereza yuko bameze Bushali, Roskana. So turi gusenya umugozi umwe ariko buri wese arifuza gukora ibyiza. So muzabona ibyiza ariko ntago ari competition yo guhangana. Thank you so much. Okay, so at the end of the day for MTN it is a continuation of the network that we provide. The network is just a skeleton, right? It only has towers, it has some switches, but MTN is beyond that. And as you know, the world is moving from just voice calls to content now, right? Every youngster wants to build content. Does Iwachu give an opportunity for everybody to build a lot of content? It does, correct? Not just the artists. Yes, artists have already reached somewhere, okay? They have worked hard to reach wherever they've reached, but there are a lot of people who we don't know today. So such platforms like Iwachu helps us identify, not us as MTN, the world, Rwanda identify new talents, new contents are built, new engagements happen. And music is a very clean way of engaging people, right? So it's an amazing platform to see how people smile and talk and interact and build content. For us, directly, immediately, we are not looking for revenue per se, but we are looking at that engagement. As a bank, we've really thought through partnering with EAP on this one. And what we have as a bank is massive for the audience that we are targeting, especially the youth, the young ones. And we believe the youth are in this segment of music. And that is why we're coming in as BPM. So if I'm giving you numbers, our average age of the customer, they're 46 years. You see that as a bank. So that's why we need to be in this space. For loans, well, artists, we give you loans. We will give you loans. But we also have the creative industry. We're YouTubers. We are seeing people with cameras. Do you want to advance
your tech, come and join the bank. That is BPM. We will give you loans. And everyone in the house here, if you don't bank with us, this is the journey to start today. Because we have everything you need as a bank to give you. Thank you. Loans, yeah? But we also want to push people to save. Saving is it's very important, and I think also government is also trying to push people to save more. It will also help our economy. So there are so many people, like Jimmy was saying, many young people save. Many young people don't use banking services, and as a result, they also don't get access to loans that can help them build themselves, like mortgages and, money to build your business. There are so many small enterprises that need capital. So what we want to do is really just move around and educate some of our young people why they need to join a bank, yeah? Not necessarily BPR, but of course it will be good if it's BPR, but it's good to be part of a banking service, to be able to grow your business, to be able to grow as a person. Thank you. Banza gushimira cyane iwacu na Muzika Festival kuko ni cyo gikorwa cyangwa niyo show dusigaranye ihuza abahanzi ndetse n'abakunda umuziki muri rusange nini. Naboneyeho no kwibaza nti ese iki gikorwa kugeza ubu ngubu gitwaye amafaranga angahe urebye n'abahanzi bose bije uko ingana ugereranyije nayo mwateganyije. Ikindi kubera ko hari ibikorwa byinshi byahuzaga abanyamuziki n'abakunda, nabonye Primus ndibaza nti ko Primus yagarutse n'ubundi hari kuki isa nkaho yihishe mu mutaka wa MTN iwacu iyo yakongeye kazana Primus guma ikirori cyabo gikomeye tukagira kubona show ikomeye cyane. Ikindi kibazo ndakibaza Marina ndamushimira cyane ko agira vibe, kandi impamvu bagushyizemo nuko udeservinga kuba hano. Nakeka atari impuye bakugiriye no gukora, ahubwo ndakubaza niba nta bwoba ufite kuba guhangana n'abasore. Ese abantu bakwitegaho iki ku buryo bazavuga bati twabonye umukobwa umwe muri uyu mwaka wa 2026 mu kirori cya MTN iwacu na Muzika, ku buryo batazakwibagirwa? Ni iki ugiye gukora ku buryo uhagararira abagore bose n'abakobwa bari mu muziki? Ikindi urumva nta kantu k'ubwoba ufitemo muri wowe ku buryo abatipe barimo hano batazatubura ivumbi ugasanga barwaye ibicurane? Utubwire abanyarwanda. Ikindi kandi AEP tubwire ni ikiri gutuma itangazamakuru mwatumye itangazamakuru muri gushaka ko tubabwirira abantu iki message mushaka muri kudutuma mwiyumvire nko mu ntero rimwe icyo mushaka kugira ngo tubwire abaturage cyangwa tubwire abakunda umuziki ni iki? Murakoze. Murakoze. Imereye kuri icyo gice cya nyuma, cyane message twifuza ko twatangirira abakunzi b'umuziki nyarwanda bakazitabira ibitaramo, bakaza gushyigikira abahanzi ku bwinshi, kuko turi kubategurira ibintu byiza. Ku kindi wari baje ku ngingo y'imari, na n'ubu ntabwo turayisoza. Ni event bifite budget nini, hari abo tukivugana nabo mu ntara nyine kugira ngo tubashe kumenya uko twazabikora, ariko aho tugeze biratanga icyizere mu gihe gito twazagusubiza uko byifashe. Wenda ikindi wari waje kujya Primus, 10 different shows, putting all our resources together and making sure that we bring out something meaningful to our consumers, meaningful to the audiences, and is more exciting to the Rwandans across. So in the future, yes, we'll see again platforms fully owned by Primus, and we'll also have supporting and backup sponsors to help bring it even bigger. But for now, we're very proud to be part of this festival, and we believe in our role, in the role that we are playing in this festival. Thank you. Ntabwo mfite pe abana bukeya aba bantu bose mubona ni abaji banjye, ni basaza banjye, ni abantu dukorana akazi, ni abantu bose ndabarusha kuririmba. First of all, I'm not afraid of them. You know me, Marina the baddest girl.
So ikintu nababwira cyo don't worry about that ngo bya bindi ngo abakobwa please what are you talking about, are you complaining? Murusha guhogoza ra rero nabwo bafite aba bose barabizi ahubwo bafite ubwoba. Nari nategereje ko babivuga ati dufite ubwoba ko Marina azatuma ivumbi riturenga tukarwara ibicurane. Batinya kubivuga kubera biyemera, ariko barabimbwiye I'm pretty sure ko bafite ubwoba, but me I'm not afraid, you know me. So ikindi ndamutse mvuze icyo abantu bazanyitegaho nabamenye amabanga yanjye kandi ni surprise bagomba kuza. First of all barabizi ko Marina ntabwo naza ngo ngende gutyo gusa, bazishima nzabaririmbira nzababyinira you know I would do anything I can do kugira ngo bishime. Ariko ibya surprise byo byandi buri nguni na kantu bavuze, trust me ukuntu nzinjira you'll be surprised ubwo desibyo. So ikindi ndashimira EAP yangira icyizere cyo kongera guhura n'abakunzi banjye umuziki, ndabizi ko bari bankumbuye nanjye nari mbakumbuye. Ikindi gisigaye let's meet there ubundi mbahesho noneho ukuntu nzasohoka Allah kibara. Alright, nizere ko unyuzwe, right? Thank you. Ndabaza EAP akenshi dukunda kubabaza tukiha abahanzi batagaragara kandi byaravuzwe ko bazaza. Ubundi umwaka ushize ko mwe mwanakoze na change ngira ngo amasura mwari musanzwe mukorana nayo amwe murayihorera, barimo ba Eazy, ba Bushali, mugerageza kuzamo n'abandi bantu bashya. Munini tutamubonye, ni ikibazo cyanyu mutamwegereye cyangwa ni iki ugoye kondisiyo ntaborohereze? Icyo ni ikibazo cyanjye. Hanyuma ikindi kirajya kuri BPR, ni iki mutekereza muzagaininga muri iyi festival ya Iwacu Muzika Festival, byari nk'imbogamizi mutekereza ko iyi bigiye kubakuriraho? Rwose twabisubiriza hamwe byose tubaje kwifata cyangwa iki? Abanzi ko tuba twabegereye, okay, dufite abahanzi benshi, kumenya umunini benshi bagiye dukorana mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ntawe tutegera, ntawe tutaganira, ntawe tutabasha gukorana nawe, ahubwo uko imyaka igenda iza n'abafatanyabikorwa nuko tugenda tubona n'umuziki hagenda habaho izo changes, ariko ntawe tutegereye, abo twegereye nabo turi kumwe hano. Bivuga ngo ntawe tutegereye ngo bitunanire. Yego. Okay, ngira ngo ikindi cya BPR. Yego. Okay, the things I think I mentioned about it, but what we're going to gain from the festival is EAP and Iwachu Muzika are giving us a platform where we're going to connect with the youth segment, a segment that is not big with BPR. And that segment, what we are targeting is we want new accounts from the segment. We want to present them our digital platforms for banking because that is where they are and that is how they want to bank with us. And that is our target. N'amakuru y'Ijwi twabazaniye. Natangira gushimira iyo rero nafu ya mbere tubonye kuva Iwacu Muzika Festival yaba yi balance cyangwa se bareba ko yo like this is the level. Ikindi ngira ngo bizatanga ishusho y'umuziki nyarwanda n'ukuntu wagiye growing kubera ko generation dufite ntabwo zirutana cyane, bizaba ari ikimenyetso cyiza n'abaterankunga ubutambuzanye mwa approaching abasani mwabonye ibyo bakoze. My question n'ubundi rajya kuri event organizer Bubu, ndibaza mujya gutegura Iwacu Muzika Festival hari icyo mwari muri gushaka mu bahanzi, icyo kintu mwarakibonye so far? Ubundi wabwira icyo mwashaka mu bahanzi ukanambwira niba mwarakibonye. Thank you. Urakoze Tycoon. Icyambere hari icyo twashakaga mu bahanzi no mu baturage. Icyambere ni ugukipinga ibyishimo mu banyarwanda, kuko nkuko mubizi abahanzi bafite abafana babo, iyo ushoboye kubahuza hazamo ibyo byishimo. Kandi nkuko mubibona Iwacu Muzika igera mu ntara no mu turere dutandukanye tutabasha kugeramo ibitaramo bikomeye binini. Bivuga ngo hari naho ari cyo gitaramo cyonyine mu mwaka babona.
icyo ngicyo cyo twakigezeho kuko tuba dufite n'abaduhamagara benshi ngo mwaje na hano na hano na hano na hano. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi ku bahanzi nacyo turi kukigeraho nk'uko bivuze. Biranejeje cyane ko mu myaka 5 bano bahanzi ntibari bahari uretse Devist niwe twakoranye muri icyo gihe, abandi bari abajene bari kuzamuka. Icyo nacyo navuga ko ari nk'ikindi kintu gikomeye twagezeho, kuba haza indi generation ikashyiramo imbaraga kandi nayo ikaba yavuga ati hari igikorwa runaka twifuza kwitabira. Kandi noneho nk'uko mubizi dukora umuziki mu bitaramo byacu mu buryo bwa live. Icyo nacyo ni ikintu tuba dushaka mu muziki. Icyo ni ikintu nacyo turi kugeraho kuri generation nshyashya, ko ihura n'abantu benshi ikaba yakora n'umuziki mu buryo bwa live. Ibyo nabyo bari kubigeraho, bivuga ngo aho batumirwa hose ku isi niba bafite ubwoba bwo gucuranga cyangwa no guhura n'abantu benshi bacuranga live. Ibyo nabyo turi kubigeraho. Thank you. Ndabashimira abafatanyabikorwa bose ba MTN Iwacu na Muzika Festival muri rusange, harimo MTN, harimo BPR, harimo Bralirwa, by'umwihariko Primus na Vitalo. Ikibazo cyanjye kirerekera kuri Marina. Ni umwaka usa nkaho wamubereye success. Ni umwaka bamwambitse impeta ya fiançailles, ahita agaragara no mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival. Ugiye kujya mu ntara uri kumwe wa mugani n'aba bahanzi bose, ubona ntekereza ko ari nabwo bwa mbere ugiye mu bitaramo bingana gutya, gifite imbaraga zingana gutya, uraza kutubwira. Ariko ni umuziki wahindutse, ni umuziki ufite abafana bahindutse, generation nshyashya, aburuta n'abakuruta. Nk'uko mugenzi wanjye yakikubajije, ni igiki gishyashya wowe ubwawe nka Marina ubwawe ku giti cyawe? Kuko twagiye tubona bari n'abategarugori bagiyeyo bwa mbere, abavuyeyo cyangwa se n'uwari urimo ubushize Ariel Ways, imbaraga ze yakoresheje. Ngira ngo wagiye ureba kuri byinshi bakoze. Kuri wowe ni izihe mbaraga ufite apana n'iyo performance? Kuri Bushali we n'ibisanzwe, kuri Roskana nawe ni ubwa mbere ugiye kuzenguruka igihugu muri rusange muri ibi bitaramo. Hari indirimbo nshyashya uteganya kuzaba wasohoye mbere yuko turi buze kuba twerekeza muri ibi bitaramo? BPR, kuri mwebwe abaturage uyu munsi bakoresha banki ya BPR, twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange, dukeneye wenda ko natwe mutwegera, ayo mafaranga mushyira mu banyamuziki natwe muyadushyiremo nk'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange. Hari icyo mudutegurira? Ikibazo cya mbere ni icya Marina. Warubajije? Sorry. Hari n'iyabanje ndumva ari 2019 twazengurutse yarabaye, harimo ba Masamba. So iyi ni inshuro nk'iya gatatu ageze, ntabwo ari inshuro ya mbere. Oya no, hari abartiste basanzwe gutya nk'uko bimeze niko bavuzemo. Ikintu gishyashya rero, first of all, kuba ndi muri Iwacu na Muzika, sindi kubara imyaka agenda itambukamo ntazamo, ariko nicyo gishyashya, nicyo kintu kiri special. Like, look at me. Ibaze nawe Marina, kuba amaze iminsi atabona n'abafana be, atabaririmbira, bataganira, and then boom, ugahura kuri stage. I think ko mumeruka ikindi ntari fiancé, urumva nabyo ni bishyashya. Ni bisharonshutse. So ibindi ndamutse mvuze ngo tugiye kuvuga ku bishyashya ntabwo twabivugaho kubera yuko byose ni surprise kugira ngo mbibabwiye, ntabwo mwamukije kubireba. So you wait and see. Thank you. Indirimbo nshya ndibuze gushyira hanze mbere yuko dutangira bino bitaramo cyangwa tour. Very soon nzabe communicating ku mbuga nkoranyambaga zanjye. I think muzabibona. Nibyo ndimo gukoraho actually. Yeah, thank you. Thank you. Just a touch on question. But as I said, we don't touch only to the artists. We have accounts for everyone. You can approach any BPR branch
we will give you any service that you want, be it a loan, be it an account that will help you grow. So the creative industry, I'm saying it again, please approach us. We've helped so many, including Papa Saba. You see where he's reached. So we want you, come and join the bank that is for people, for better. Thank you. Murakoze. Yego dusoje ikiganiro n'itangazamakuru cyaberaga hano kuri Kigali The Light Hotel iherereye mu kabuga ka Nyarutarama. Ikiganiro gifashe hafi isaha n'iminota 33 n'amasegonda 48. Ikiganiro kivugiwemo byinshi bitandukanye birimo ko n'abahanzi bagiye batwara Primus Guma Superstar zagiye ziba uko ari 7 zose nabo bazagaragara muri iki gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Ubwo uhite wumvamo ko Butera Knowless barimo Riderman, King James, Dream Boys, ugahita wibaza ngo Dream Boys ko batandukanye, umwe akaba ari hanze y'u Rwanda undi akaba ari mu Rwanda, bazagenda bite? Ndaje nguhe igisubizo cyabyo. Urban Boys nabo ugahita wibaza ngo ese ko bageze gutya nabo bagatandukana bazaperforminga bate? Icyo nacyo ngufitiye igisubizo kandi cyiza. Ariko kandi uwitwa Davis D na Loskana bagaragayemo bwa mbere muri MTN Iwacu Muzika Festival, ni bamwe mu bantu bagarutsweho cyane mu bibazo bati ese mufitiye akayi gashya. Benshi nabo bagiye basubiza bati ni surprise, birumvikana kumena amabanga. Ariko kimwe mu bintu nakunze cyane ni cyasubijwe na Chris Eazy ndetse na Davis D ati iyo umwaka washize yari competition, atari ku uyu mwaka nta competition hari, tugiye gushyira imbaraga hamwe, duhurize hamwe, hanyuma duhe abanyarwanda show ibyishimo byiza bitandukanye. So rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko MTN Iwacu Muzika Festival zizaba zitandukanye, byose bizaba bitandukanye na MTN Iwacu Muzika zagiye ziba zose, kubera ko uyu mwaka iratandukanye kandi harimo ubumwe buryoshye. Ndagaruka kandi kuri Marina Deborah. Marina Deborah numwe mu bakobwa abagiye bagaragaza gashya ka bavuga bati izindi zose nitabiriye usibye kuba wenda zitarana zikomeye cyane kuko harimo nk'iyo muri Covid ngo yitabiriye yaberaga kuri televiziyo kubera kwirinda kwanduzanya n'izindi yagiye avuga, ariko yavuze ko uyu mwaka ni ya mbere kubera ko ibaye ari fiance, ubundi yabaga ari single cyangwa se wenda ari bizarre atari ya confirma. Abatagashya ka mbere nuko ngiyemo ndi fiance, atariko kandi nakandi gashya already ngomba kuba kubita vibes zitandukanye. Buri kana buri nguni ba creminza bagiye bitabira cyangwa se na bamwe mu bagiye baca muri iki gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival, avuga ati benshi bagenda babanenga kudakora stage neza zifite vibes zishyushye abantu, atariko twagiye tubona ko hari abahanzi bakiri bato cyangwa abandi bantu batari n'abahanzi bashobora kuba wenda babivanga n'ibindi, kuko numvishe bamwe bavuga ngo nabahanzi mukavuga ngo ntago ari bo, boreka wenda ibyo byihoreye. Vuga ati uyu mwaka abahanzi mwese murimo Loskana, Chris Eazy, Davis D, Marina Deborah, Bushali, Kevin Kade na Kenisoro, muhishiye iki abandi bantu ku buryo tutazongera kuvuga tuti performance ya MTN Iwacu Muzika Festival ya 2026 itandukanye n'izindi cyangwa zose ni the same. So ikindi nanone nagarukaho ni Kenisoro na Kevin Kade batagaragaye muri kiganiro n'itangazamakuru. Ku ruhande rwa Kevin Kade, manager we yavuze ko ari mu gufata amashusho y'indirimbo nshya azasohora muri iki gitaramo. Ikindi wenda nagarukaho n'abafatanyabikorwa barimo benshi, barimo n'abashya bagiye batera inkunga. By the way, mubanze mumfashe dushimira aba bafatanyabikorwa kuko inshuro nyinshi tugenda tuvuga ngo umuziki wacu bura abashoramari kugira ngo abahanzi binjiza amafaranga. Hari na benshi bahora bibaza ngo ese ngo umuhanzi yinjiza gute? Umuhanzi yinjiza mu bintu bitandukanye, ko by'umwihariko yakoze igitaramo arinjiza, ariko abaninjije inshuro ebyiri zikubye kubera ko abanahuje n'abakire n'abafana batandukanye hirya no hino. BPR ni imwe rero muyajemo bwa mbere iza gutera inkunga cyangwa kwifatanya n'abahanzi ndetse na EAP, Primus, Vitaro, abo bose n'abafatanyabikorwa abashya ndetse n'abari basanzwemo bose biteguye kugendana mu turere 30
tugize igihugu ariko bakazakora uturere numvisha batubwira ko ari uturere 7 bazazengurukamo. So ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twitega muri iki gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. So ngaruke gatoya kuri question mark nabahaye ya Urban Boys ndetse na Dream Boys bazaza muri iyi Primus Guma Guma. Apana batwaye Primus Guma Guma Superstar ariko already bakaba baratandukanye, ukibaza ngo bazaperforminga bate. Uhagarariye EAP yabigarutseho avuga ko Dream Boys izahagararirwa na Platini P, naho Urban Boys bo bakazaba Bose baza. Ngira ngo hari hasanzwe n'amakuru n'ubundi hano muri industry ya showbiz bavuga ko Urban Boys ishobora kubigiye gusubirana. Ngira ngo Humble Jizzo mwaramubonye agenda posting agenda bigarukaho. Ibyo rero nizera ko ari uburyohe bugiye kwikuba inshuro 3 abahanzi bari muri MTN Iwacu Muzika Festival, kongeraho nabo bahanzi batwaye Primus Guma Guma Superstar. Ugiye kongera kuba na performance ya Butera Knowless ngari mu gihugu hose, atari kuvuga ngo yayikoreye muri hotel cyangwa mu gitaramo runaka. Ugiye kubona nanone performance iryoshye ya Tom Cruise azenguruka mu gihugu hose. Ariko kandi ugahita unibaza ngo se uru rugamba King James wagiye kururwana ate? Nibuke ko afite igitaramo mu kwa 8 kandi ibitaramo nabyo bizamara hafi amezi 2 bizenguruka mu gihugu hose. So ibyo byose rero nibyo tuzitega kandi tuzabireba tumenye ngo ese energy performance itandukanye n'izindi zose zabaye muri MTN Iwacu Muzika Festival 2024, 2025, 2023 zagenze gute? Ese inono ya 2026 yo isize iki? Cyane kirimo akarusho ko kuba abahanzi batwaye Primus Guma Guma Superstar bose bazaza bakaririmba. So rero ubwo nyaboneka tegura gakweto kawe, tegura umwenda wawe, tegura gashati kawe, uri Nyagatare, uri Rubavu, Huye cyangwa hano hose, witegure ko nudakunda Bushali, nudakunda Eazy, nudakunda Butera Knowless, nudakunda Riderman, nudakunda Davis D, nudakunda Kenson, nudakunda Kevin Kade, uzakunda King James cyangwa ukunde nabandi. Hari benshi, hari line up nini cyane. Urumva ko ufite amahitamo arenze amwe yo kuza muri iki gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Of course ndi Mr. Muhanzi, ndi ntare, ndi ndahangarwa, ndi ntore, ndi umunyarwanda. Of course ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Murambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga, kandi ubuzima ni igitabo, kandi buri gitabo igira page, kandi buri page tuyivugaho. Kwa uyu munsi wa none twari turi kuri page ya Press Conference igaruka ku gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Mbifuriza kugubwa neza, komeza kuba natwe ubiganira n'amakuru dukomeza kubageraho umunsi ku wundi, haba ku mbuga nkoranyambaga zacu TikTok, Instagram ndetse na hano kuri YouTube. Nshimira cyane mwakoze subscribe, mbibutsa gukomeza gukanda subscribe kuko iyo nimutayikora nimudasharinga ibiganiro fukoze muzaba murimo muradutengwa cyane. So rero niba ubonye inkuru, ubonye ikiganiro cyangwa ikindi ubonye, byanga bikunda ugomba kutwereka ko cyakugezeho, wagikunze, ukagisangiza n'inshuti zawe. Ariko kandi icyo tutakoze neza nacyo birumvikana mu biganiro habamo gutsikira, naho waduha ibitekerezo byawe muri comment bigakosoka. Ariko kandi ukanatwandikira no ku mbuga nkoranyambaga zacu zirahari, yaba nanjye ubwanjye Mr. Muhanzi umunyamakuru wanyu, kuri TikTok ndahari, Instagram ndahari. Ariko kandi nkabagirana nimero yanjye 0788512125 igihe cyose wampamagara ndakwitaba, wanyandikira kuri WhatsApp ndagusubiza. So rero mba niteguye cyane kubakira abakira nayo mbi kuri Eco Bloom TV. Kuri kamera mba ndi kumwe na Zebra Switch, mu following ku mbuga nkoranyambaga zose zikurikira. Dukomeze tubane, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba Twitter, yahoze ubisigaye yitwa X, yaba kuri YouTube hose arahari naho mumushake. Hanyuma dukomeze tubane makuru n'ibiganiro bitandukanye.